wanze kunyumva ndi kuguhamagara wanze kumfata ni ukuri kw'Imana iriya ni filime kandi ntago nakubeshya haba hari abantu benshi batandukanye nta kintu cyaba hagati yanjye n'uriya mwana uretse guhuzwa na filime nta kindi basi mbabonye tubivugane tubiganireho ni gute ushobora kunyaka babarira tukinje imodoka wamuhesha bundi nta n'umwaka urashira dore umwaka aza kuba yasohora n'amajwi kanzenya kumvisha nta n'amajwi sheri we yaje kuba yashyira hanze umukobwa ari kugeza ko yamusaba imbabazi avuga ati mbabarira ariko ikihishe nyuma yuko yakwaka iyi modoka nicyo abantu benshi bazi kuba baza kuba bavugaho baza kuba bakomeza kwibanda ngo nuko yasomanye muri ya video kumbi uno mukobwa arazira ubusambanyi ndi yarasanzwe akora sheri we yarabuze iki hari ukuntu ugira gutyo ukaza kuba wabura icyo twakwita nk'imbarutso ubundi ukaza kuba wahita wikorera utuntu twawe guys no mutipe rero yaje ko yabona ko sheri we uno mugore we noneho ageze ku rwego rwo kuza kubikorera online cyangwa se kubikorera imbere y'abantu handi abantu baba babibona so aka video ndakeka muri kubona no kubande mukobwa ni Swala kamwumvisha amajwi ye ari gusaba imbabazi hanyuma tubigarukeho neza wanze kunyumva ndi kuguhamagara wanze kumfata ni ukuri kw'Imana iriya ni filime kandi ntago nakubeshya haba hari abantu benshi batandukanye nta kintu cyaba hagati yanjye n'uriya mwana uretse guhuzwa na filime nta kindi basi mbabonye tubivugane tubiganireho ni gute ushobora kunyaka babarira tukinje imodoka wamuhesha bundi nta n'umwaka urashira dore umwaka usha muri kuri kwezi urabizi ko mugihe nsomana ntabwo ari kuriya nsomana nuko babihuje nyine kugira ngo twerekane abantu ko basomanye urabizi ko mugihe nsomana ntabwo ari kuriya nsomana nuko babihuje nyine kugira ngo twerekane abantu ko basomanye none uyu ni njye sobanurira abantu bive mu nzira je nta kintu nabivuga kuko nta kintu mbizi wewe wahanganye nta kintu na kimwe mbiziho guys bye ikizo ngeze ngo ni Swala cyatrendinze cyase cyamamaye muri filimi ubwo cyagaragaraga kiri gusomana n'umukobwa yagaragaye muri filimi ari gusomana abantu batangiye kuba babitekezaho cyane bavuga ati n'umukobwa ushobora kuba agiye kuzana umusambanyi mu bijyanye na filimi cyase agiye kuba yazana ibintu ngo bijyanye n'umuco abantu bagenda bivuga ibintu bitandukanye bavuga ati n'umukobwa agiye kuba yazana icyo twakwita nk'iterambere muri filimi nyarwanda cyase agiye kuzana ikintu gituma abantu bakobwa baza kuba bakitinyuka cyangwa se n'abantu bose ariko nyuma yuko yatswe imodoka abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi ngingo bavuga ngo yatswe imodoka kubera gusomana ngo sheri we yamwatse imodoka kubera gusomana cyangwa se shaka tuvuge ikigabo hanyuma ngo nyuma yuko yatse imodoka rero abantu bakomeje kugenda bibanda ku ijambo ngo nuko ngo yasomanye ariko ngiye kuba nakuzana icyo twakwita nk'amakuru acukumbuye yo ku ruhande cyane mu makuru mba nikura hano ku ruhande kabisa ngo ndetse mwamenye ko iriya video cyangwa se ari amajwi Swala ari gusaba imbabazi yasohotse arimo kuba yasaba imbabazi sheri we amwinginga amubwira ati nyamurika mbabarira inyeka imodoka yanjye dore rwose wari uyimaye kandi nta n'umwaka urashira umwaka uzashira ejo nimbabarira bazi umwaka ushirenze umwana ku kantu k'akamanyeri byo saze bishiranze no Swala yagaragaye muri video asanzwe akina mu filime arimo kuba yakora ibintu byose ubwo yasabwaga kuba yaza kuba yakactinga cyangwa se yakora scene icyo twakwita nka scene yakora scene ari gusomana n'umutipe usanzwe nyine umutipe uraho bufumu uko ngo batangira kwactinga bisanzwe ngo ni acting ngo hanyuma ngamaze kuba yakactinga ngo barafotora n'ibiki byose ariko amashusho aza kuba yaza hanze ubwo yazaga hanze imbuga nkoranyambaga zo zabivuzaho ibintu byinshi bitandukanye muri commentaire bari kugenda bavuga ati Swala niwe mukobwa ngo u Rwanda rwari rwarabuze cyangwa se filime nyarwanda zari zarabuze ushobora kuba agiye kuba yatuma noneho filime nyarwanda zitera imbere cyangwa se ziza kuba zaba international nkuko izindi filime zo hanze bigiye bigaragaramo ko bira bintu byose bigiye biba birimo ibintu byo gusomana byo gukora naho n'ibyo byose biba birimo nyuma yuko ayisoye abantu ntabwo babivuzeho rumwe cyane kabisa kugeza n'ubwo byageze kwa shiriwe n'ahandi hantu henshi ndibuze kuba nakubwira muri iyi video tugiye kuba twamanuka ikitero bita couple de bantwe hanyuma sasa uno mukobwa yaje kuba yagaragara nyuma yuko agaragaye abantu benshi bakomeza kugenda beherekanya utu video twe akavizo ndetse kamuri kukabona hano ku ruhande akavido kakomeza kugenda gatrendinga nibwo kaje kugera kuri shiriwe nidushaka reka tuvuge ngo ikigabo kimukora amakazi cyase ikigabo cye hanyuma aza kwita yafata umwanzo wo kumwaka imodoka
abantu baketse ko rero ngo byaturutse ku kuba ngo ari uko yagaragaye ku mavideo cyangwa se muri iyo filimi arimo kuba yasomana ngo hakaza kuba haza kubamo ngo kumwizera guke. Ariko uno mugabo ubusanzwe ntabwo ndibuze kuvuga amazina ye kugira ngo nze kuba narinda secret ye cyangwa se nagerageza kuba nakenda kumuzana no mu kumbuga nkoranyambaga mu gihe we atariho asanzwe abarizwa. Uno mugabo mbere yuko yakuno umukobwa imodoka n'ubundi ari ukuntu umukobwa yarasanzwe yitwara nabi, yarasanzwe afite utuntu tw'uduco tutari twiza. Umukobwa akunda gusinda byatara, agakunda kureba ibintu byo gusinda, akaza abeshya umugabo we ngo bimeze gutya, akaza avuga ko akunda abakobwa baba baza nyine bakubeshya. Ndabyibuka hari mu kwezi kwa 4 uno mugabo yigeze kuba yafata uno mukobwa, aza kuba yamufata abica hano mu kabari, nako ntari buze kuvuga kugira ngo naza kubamamariza. Yari yasohokanye n'ikindi kijama, bari ubona ko ari abantu ari couple imeze neza. Ubwo rero nyamugabo cyase umugabo we uyu mugabo turi kwitamo umugabo uyu nguyu muri Swara yaricaye hano ku ruhande. Murabizi no muntu no Swara nyine ari yumva ngo umukobwa nyine ukunzwe cyase yibona nyine ngo umukobwa w'icyuki. Sinzi nimba nawe bibana nawe ndeba murebe nimba wemera ko Swara ari icyuki kirusha abandi bakobwa bo mu Rwanda, uzo kubyandika muri comment. Cyase Swara nimba wemera ko ashobora kuba ari umukobwa koko waje kuba yarengana, twaba twamusabira wenda nimba baza kaza ko yakojya gasubizwa iriya modoka ye. Ariko ndaje mbere ko byose tuza kuba twabishyiraho cyase twaza kuba twavuga ngo bimeze bite, banza wandike muri comment ukuntu uri ubyumva aka kanya. Ese Swara akwiye kuba yasubizwa iriya modoka ye cyangwa se Swara n'undi biragaragara cyase imico ye n'undi raza kuba yatuma ataza ko yabona ino modoka bwa kabiri cyase nimba bazizuye umugabo ataza kuza kuzibona. Uno mugabo rero yaje kubona ko Swara ashobora kuba ari umuntu umukina cyane, umukina nyinshi. Nuko amuhaye imodoka, baje kuba bakora akantu k'akarori, barishima, ubwo baragenda n'ibiki byose birakorwa. Ariko Swara we nyine akomeza kuba yakina za gahunda ze ku ruhande. Nari nyiri kukubwira ngo uwo munsi no musaza abafata, Swara yagerageje kuba yazana ibipindi bya bindi nyine byo kuba yakora iki, yaza ko yambwira ati ngo ni umuvandimwe twiganye n'ibiki byose ati naribi. Ariko abatipe b'iyi minsi murabizi nabo iyo umuhaye role arayactinga. Ako kantu murakumva, iyo umuhaye role arayikina, nicyo bishatse kuvuga. Hanyuma rero sasa no mutipe nawe yavugigira nkaho kuko baziranye, nyuma haza kuzamo bya bintu by'abasobanuro, nyuma ibintu bigenda neza, abiyungaho bazi ko baguma gusangira ku kawayini, ariko bazi ko batandukana umugabo hari akana cyetsemo. Nyuma yuko rero ibi byose bibaye, andi makuru nikurura ku ruhande nuko uno mugabo yaje kuba yakanga kunyurwa, aravuga ati n'undi Swara ntabwo nuze ko namwizera nkukije kuntu nabonye naketsemo akantu kakanuza. Ibyo byose bikomeza kuza kuba kugeza umunsi yaje ko yabona SMS muri telefone ye. SMS yanagerageje gushaka uburyo nayibona ngo nze kuzana screenshot yayo ndayibura, ariko ndacyabirimo ninyibona n'undi nzayizana no kuri ino channel kugira ngo n'undi bintu byose tukomeze tubishire hanze. Wewe ukore subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru yose abakomeza kugenda acicikana kandi ari updating akuzanira ubwino bwayo icyo twakwita nk'amakuru acukumbuye. Umugabo rero nyamugabo wacu, umugabo no Sheri wa Swara uri kwa muri no nkuru uri bwe ari nka Sheri wa Swara, yaje kuba yabona ako SMS kamubwira ngo Swara mu nzu hajemo ikindi kigabo kandi kiri kubikurikirana. Umugabo aravuga ati noneho ntago ngiye naza aho hantu nk'umuntu wiyubashya, ahubwo wewe nimba koko ibyo binari byo fotora kwa Swara unyohereze video ibyo bintu byose kuntu biri kugenda. Haza kuba bamwezi iyo video nayo turaza kuba twayishaka tuyizane kuko irahari iyo video, iyo irahari. Umugabo rero ubwo nyuma yuko abibonye ibyo byose nk'umuntu abantu babibashye, yanze kuba yaza guteza ibibazo wenda ngagiye kurwana muri iyo nzu. Swara arimo n'umuntu ikindi kigabo cyaza n'ikindi gisore, yanga kuba yarwana, ubwo aravuga ati mereza evidence niyo nshaka, ubundi ibintu byose ndeke kwirwa nabikomeza. Nyuma yuko rabonye iyo video yaje kuba yashaka nazamenera cyasa nazafata umwanzuro kuza kuba yatangira kugenda yakutuntu dukenya uno Swara kugira ngo uze kumenya noneho ko ibintu biba biri serie mu minsi ngahe. Mu minsi ngahe n'ibindi bintu byose yagiye haswara muraza kwa mwabona noneho ari kugenda byamburwa bitewe nuko noneho habaye imbarutso yo kuba yarasohoye ino video ari gusomana ku mugaragaro. Uno mugabo rero, umugabo Swara yaje kuba yakitwaza ino video yuko yamubonye ari gusomana nyine ku mbaga nyabaga, ari kubishira ku karubanga ndacyase mu mbaga nyamwinshi bazira umukobwa nayo mushaka kwa mukundanya akaba adafite umuco kuza kuba yabika ibanga nkabiri ibintu nkabiri akaza ko yabikora imbere y'abantu. Niwe wa mbere ushobora kuba nabikoze mu Rwanda, akaza ko yabikora kuyanga byereka abantu imbere y'abantu bahagaze hari yakabikora. Ubwo muntu ibinabakorera mu bwisho ntago waza kuba wamwizera. No mugabo rero yaje kuba yahita bifata nk'imbarutso, ariko gahunda hari niyo kuza ngo kwaka Swara ibintu byose n'undi
yamuhaye imodoka yo Swara. Sinzi nimba ari buze ko yakongera kuyihabwa, kuko kugira ngo yakwe byaje kuba byaturuka ku bintu byinshi cyane bitari ibingibi byo gusomana. Abari inkuru nyinshi zikomeza kugira gicicikana, mbagira ngo nanjye ngushakire ubwino bwinshi cyane kugira ngo tuzaza tureba ibintu gusa batweretse, tujye tuninjiramo imbere turebe se munini ikihe kintu cyinshi nyuma y'ibi bintu kugira ngo bize kuba cyangwa se kugira ngo bize kuba byageranga ni vibe. Mwibutse ko subscribe kugira tutubana buri munsi ugire video zose zira update kandi ubwino bucukumbuye bwa bwino mba nagushakiye ni vibe. Dure mu indi video.